You are my heart desire. You are my everything. Be. Ihangane gato. Telefone yanayitiye. Airtel ikuzana ibintu packs z'minota utamara ku mirongo yose. Kanda akanyenyeri 255 urwego. Barambwiye ko nta kibazo. Ngo ku mafaranga 300 ukoresha Airtel uhabwa iminota utamara kandi ukayihamagaza imirongo yose. Airtel. Hanyuma simpeta barayiguze. Siko ntibutse impeta. Gusa ubwo nari kuba ngiye gukora ivi ry'iki ritayime impeta. Wenda rero hari simbizi. Uzi ko iyo myibuka nari ko gutuma hari mu mahanga wari uri. Ubwo ni kise kwabona rindi haboneka impeta. Imahanga ariko ziba zendutse si kimwe na. Ntago ari hose. Hari ubundi buryo sa kwaje impeta idahari. Murabaza ngiye baze. None se bifu wagusaga service. Agaye. Bantu mwerere. Ko wavuye hanze vuba amafaranga warayamaze buryo ameza amafaranga nkiyongera nakora ibirori bizima. Twere twajya ngo nubukwe. Kandi nk'ubu kukurikije ibirori. Nisundi wawe tuje kecha kumera kumushimira akaza mushimira yabyaye ukamuterera iyo viwa yabyaye. Subu yabibasha ko umuntu ukibyara aba afite n'imbaraga. Ku buryo kugera kutibya munanira. Okay, tubyihorere. Wowe fatiye amafaranga ugende ushakemo impeta. Ibirori niba bigiye nini byegereje. Uzambwire nzakongira amafaranga kuri ibyo bindi. Yumva. Rero mpamvu uri umushiki wanjye, uri umujyanama wanjye, uri hafi no kuba mama, urumva? Nibyo mba ngubwira. Ukunda amafaranga arekera aho byihorere nta. Umva ngiye kubitegura rero. Urakoze cyane. Sibyo? Nzakubwira ayo uko bizagenda. Sawa. Umushinga wo myigire he ishyano mba nkwihoreye ariko uraje social media zikubone Instagram, Facebook ari ngo bamba gusa baraje kubona ubwabo buryo Oh, Benja. Bosi wanje. Ndabona kabisa ibintu byose wabikoze fresh neza ku murongo. Ubona sumeze neza. Ariko uba wamemukiye ubu ngubu. Wamemukiye. Nk'ubu ngubu de baragutumye uga amafaranga ya moto uranze ni ibintu uburetse bakanuma ngiye nkijyana nkanigaruka. Babuze kusoka. Barabuze ko nsohoka nyine. Aho so. Sohoke kandi waje. Umeze fresh ariko. Umeze fresh. Ngo turi kumwe rero. Urumva? Oh, ikibazo dufitanye na kimwe. Ndagenda nasomye hose. Nasomye cyose ni ikigage. Iyi ni magic pate jaune ni igikoma sona kigeze muri teremonsi. Mama, karibu. Mama, vipi? Ndenga nini? Uza bien? Bana. Mbona sasa kuishi utambie? Ibi nurimo kubaka n'ibiti. Iyi bana ni projet ya kabambe kabisa ndashaka kubaka comptoir. Sona tukora comptoir pale ndani ile wari ubatse sasa. Ndashaka nange ndakore comptoir ya inje. Abantu kiriya hapa barakora commands baragenda ruguru bina kawiya. Ndashaka ba commande hapa na commande ya pale.
none se tuko ni gute utangira kubaka muri parcelle yanjye uzi na miliyoni zanjye 8 wasigaye mutaranyishyura sasa parcelle yawe koma none gute se hanyuma igihe wavugiye ngo uzayama warayama cyangwa watangiye gukora projet zawe urungura business zawe umombya amafaranga naguhaye ni menshi sana kurusha ayo ngusigayemo sasa wewe rindira ndakora projet wowe urabona projet hii ntumare na felicitation wowe uravuga tu felicitation ya nini bado kunilipa uramuwe kugenda ku polisi nta kibazo genda ku polisi nditaba kabisa nta kibazo nta kibazo kabisa uhisemo kujya kuri polisi ndiyo sawa turahurira ushobora gusanga wisanzemo arakini sikia mama sikia nini uraga ku polisi barampamagara tukote ndagenda ndabandikira ndababwira ibana izi pesa ngenza ziriya igikiniki urababwira bandika kuzishyura Yesu yagarutse tiko ntago uzayari nta kibazo uzi kaduca amagambo duca amatiku duca amazima yambwiza ukuri uriya mukobwa urumva yari afite video yanjye yari afite video n'umutima wanjye wahoraga buri kanya unijya buri segonda unijya sinsinzire kuri ko mukobwa afite video niyo mpamvu nakugutumye biriya byose video nyabaki usamba nawe tinda ubuse kuki wowe usuzana ibintu byo gusambana video yakuje amahoro niyo utetse niri gukoropa ku byo kuje amahoro byorohe ni video ndi kumena amavuta imbere y'umuryango wawe ubuki ni video nandi ndi kumena amavuta imbere y'umuryango wawe so bivuze ngo iki se ngiye namenye amavuta ari imbere y'umuryango wawe kugira nusohoka uze kugwa hasi uvunike cyangwa umeneke mu mutwe papa wanjye arangije abari we utambwira yuko igihe papa wawe agwe imbere y'umuryango wanjye bari basize amavuta ari ahantu ningero yashyizeho kugira ngo batakujyana ngisiko nabonaga bashaka kujyana kwa mama kandi mama nanjye of course nari ngukeneye aho kugira ngo rero bakujyane uri muzima kujyana amaguru abiri mbera ko bakujyana amaguru ese umva nkubwire ko ari papa wawe wagize amahirwe nako yagize ibyago arahagwa iyo abari ngiye kumbana narapfuye ntago ari gupfa abantu kuvunika nk'akaboko nkamara icyumweru nkukanda kandi bibaze kugwa izo care zose ngiye nkuri ruhande nkukanda cyo kwakira hano ngwita Prince, uri hehe? Vai mu cyumba cyenda gushaka. Iyo bitch yaranzengera. Irashaka iki? Ndaje gato yari hano. Ese ubwo ugiye unsubije ibyo ndi kukubwira. Asaba kwitonze nkabanza nkajya kumva ibyo umukiriya ambwira nkagaruka. Nta kiri umukiriya. Pate jaune ni nyere pate jaune ubundi. Tiraho gato. Ego ratabijo. Akitavuga bishubangane. Erega bijubara niwe wanjye. Bisho so wanjye. Wowe ukunda pate jaune sibyo? Magic pate jaune. Bana ko kunda ko bashaka kwigira inzobe. Ari imibiri yombi. Iyi ngiba muri tuvuta tumuntu amera neza. Byose urumva ni intungamubiri mpuzamahanga ibyo bita universal vitamine urumva kandi uza kandi kabanga se kabamo hano iyi pate jaune yongera akanyabugabo ariko ku kibuga abagore mutagira akanyabugwa ngende kubwira muri byo ngibyo nge ntabwo nta kintu n'indi bindeba by'akanyabugabo kuna rusendaza mama babuje arambye ngo sanse ngiye kuzana twarumenye rwose akubundi reka mbabazi ni gute utekera mu isafuriya urusenda ukanatekamo amazi yo koga sho yambwiye ko ari yayogeje twambwiye nisara yoza urusenda rukarukira ako ubundi ikintu numva neza isafuriya warayogeje utekeramo amazi rugarukamo gute naratetse ibyo bigarukamo ntaganjye wari wabipanze ubundi
ntabwo nabipanze ni ukuri kw'Imana kandi natetse bija ndeba biju wababwiye asundi muri kugarura ngo bigende bite ko byarangiye uziko n'ubutaha yabikora noneho agashiramo n'ikintu kirenze urusenda reka tubanze turye ntidusoza uramutunganya nose biju nagiye guteka mu isafuriya twatetse isosi y'inyama arambuza bareka guteka mu isafuriya y'isosi y'inyama kugira ngo bosi aza kunuka isosi cyangwa ugasanga agiye nkano bavuze ngo bosi yisize isosi aho ngo biju yarabimbuje ndabyumva ariko isafuriya y'urusenda ntabwo nzi ko rwavuyemo nzi ko twarutetsemo ntabwo twanarukaranzemo twarutogoshemo tugiye kugira ngo turushyire muri blender turusye bworohe none se muri urwo habamo isafuriya imwe kandi umva niyo yarimo isosi harimo ebyiri gusa se wabiretse ibyo bintu tukarya ni ukuri kw'Imana wasanga ni mu ndobo rwe rurimo bamenya cyangwa se ugasanga hari umuntu muri no rugo waba wararushyizemo bose wenda nka Keza uyu nguyu urabona ko Keza byanze bikunze yashyira muri sende amenyerwa mu mutwe ahubwo washaka urunega rufata kanimba bije wamwumvisha Keza natangiye kuzana ku meza ubu se arabona ngiye mfite umutima mubi wo gufata isura nk'iyi ngiri beauty iri beauty nkajya kuyishyiraho piripiri ibintu by'insenda tubireke turabireka kubera ako nagasuzuguro reka nkubwire rero uri kunyumva guhera uyu munsi sinzongeye kubona ku meza turiho ntituzongere gusangira ku meza imwe sinzongere kukubona hano ujye waruta usubirayo wabyumvise kudahaguruka sirukanka cyane Misamiro rajya ryo fate jone n'ibishyimbo ntutenye n'ujye kubita teje nagaye igaye isosi ase wajyose genda nyine abari ibyo wajyose abana imbabazi hano nta mbabazi zihakora bameka ku isosi vano se genda jyana ibyo ngibyo ujya kurya ibyo ngibyo niyo agasuzuguro gaturuka ase bro nimba wo guturuka na njya kumeza turi kurya ngo ibyo biba nashizemo kano kantu nkwiye kuntu mugira umusi wumuretse kurse natari kukurya akabanza akarya karangiza ukabona kumutunganya nyuma yo kumesa ibintu by'ibisindisha wakoze iki Guki kutansubiza so mbwira so twari turi kumwe mu cyumba baza witonze ndakubajije ko mbyutse nkasa nambaye ubusa byagenze bite hari ikintu natwe twakoranye hanyuma ino myenda ndayivanyemo nayivanyemo imyenda prince subiza ino myenda ndayishyizanga ku buri please tuvugana tureba cyiza mbwira nyine kamaze gusubiza umbajije nta kintu cyiza kiba hagati yanjye nawe nta nubwo nanjye ugize hanyuma ninde wijanga mu cyumba hari undi muntu hanze winjanga se so twari turi kumwe nanwe iransoka atawe turi kumwe mu cyumba ase utegereje ko ngusubiza cyangwa ashaka kubinyemeza subiza agira vuba no so kuri kwitsa imitima ni ntabwo nzi umuntu uje mu cyumba cyawe nta nubwo ari nanjye wakwambuye nta n'ikintu cyiza kiba none niyambuye no ntabwo ibyo mbizi no ase press kucyo mfata nasinze kucyo utabiretse nkabifiringa nkuko nawe bifiringa come on ntabwo ari njye wakwambuye none ninde wanyambuye none nshinzwe kumenya hano ninde muntu wasohotse ari akaza akanyambura mu cyumba cya press nanwe irawe wisiki turi kumwe hano nawundi muntu wo hanze winjiye utegereje igisubizo kivuye muri ngiye ngira menye nimba mfata 72 press se mfite umwanya wo kwicara na twita mezi 9 uwo mwanya se mufite ngiye eyes nsobanura byageze kabiri yigeze prince we sasa mutwe mbwira sinye ne gutwita ndacyari muto eyes mfite umwanya wo gutwita ngira si mfite umwanya wo gutwita mezi 9 akwiye kuntu nyikutisha jewe umutima wanjye ntabwo wemeranya n'ibintu Kanimba bakoze kamushyira inyama basi asiko ibintu uko barari Bamenya we zane sana ngwenya zane sana ngwenya ntabwo nshaka inyama mabuja bameka kwivumbura nawe ndabizi rwose wari yikeneza namushyirireho reka njye ntabwo meze nka Kanimba ndagukunda nuko hari igihe ugize no gugurigizana nanjye ndagukunda mabuja ariko nta nyama nashakaga zane isahani yawe guha inyama nisubirire kurya we
ntabwo umuntu ngiye yambwira nabikunye amaze kugira ngo nongere nzishake. Genda nyama ze bazimubazeho. Iyi nyama ninjye uyikuzaniye. Genda uzane nyiguhereza. Sibyo? Ariko mabura iyo ndi inyama umuntu yazimpongera. Bambe genda ariko kuninza asubire kwigira. Uzi ko njya mfuruta. Ninjye uyigwaye ntufuruta kandi ukavuganye nabi. Sibyo? Ihute. Nyizane. Ihute. Nyizane. Bambe wakwihuse ukazana nkaguhereza ngasubira kwirira. Bame shyiramo hano. Wazanye isahani yawe? Ubwo urajyanye ishyiremo aho, ugenda uyishyiremo aho ngaho imbeba ziza ziyirye, uzaba... Bame, wiyaruriye inyama zingana gutya? Uba muzima wacyogoryo? Uba muzima? Kuki wakoze bino bintu? Ndimo kwihimura. Kwihimura cyangwa uri kuduhima? Uratinyuka ukishyiriraho inyama zingana gutya na Kanimba atakarura? Inyama na sobuja atakiyarurira niwe waziyaruriye. Uba muzima, uri igiki mu mutwe wawe ubundi wowe? Uratekereza? Uzabaze muri ino quartier kuna abakozi babo babaho. Ariko wowe urabasha kwarura inyama, ukarura ibishyimbo na pate jaune, ukarya neza rwose. Ako murengwe wakwisha nyine uri murahimana warura gurya. Ese bame hano ubona ari kwa nyoko, ni kwa nyoko wanyu. Ni ikigo gifasha imfubyi cyangwa ibintu byi. Ako ubu rugoryi ubigiki? Uzi ko mwamunyukanya ku meza kandi anjye uzikaranga. Mva nkubwire. Tatuma nkubwira nabi. Nyuma nize kuvugisha nabi rwose. Ziba ahubwo amafuti yawe. Igicucu ngenda ndakurwana kumbe kiyaruriye inyama cyujuje. Mama ni gahabwa ivu n'uburozi wambe sire. Ariko ndi vuno bazarabirisha. Ni wantuka ukanuka kwanuka kose. Bana mpfa kuba gahunda mana yitangiye. Ukaza kumutunganya nyuma cyangwa nuko atari we rwariye Karabande se ugarukirije ubu ngubu ariko bijumenya yakoze amakosa yari yakoze ntabwo byakane ariko nanone ntabwo mwambura ko umuntu atanakihoreye cyazanye kimumenyera ugarutse se bigatse sanze kuyemuha byatuma asuzugura sebuja ndetse washyanga waruriye mbona petisheri turekane n'ibyo bintu ntazongere sinzongere muratinyuka mugafata umukozi uteka ibi byose yatetse ubuze mwe ko inyama zatazifite bijo nabitekereje nsanga na mayonnaise ufite urakoze nawe murapeti ni mwebwe mutuma amenyera abantu kubera ubusa ubwenge buke ko yarabizi ko yari kuki atahizanye mbere kugira ngo akomeze tunyura imbere gusa damu barizo ncabazaho Kuna nisoni uratumbuka vuye uvumbuka uze wirwa yukorera kuri iriya myanda ukaza unkoraho nta soni ukora ku mwana wawe egerayo umwana ntago ari wawe ese undi bigenze bike yarashaka kubwira iki ninde muntu wambuye imyenda ayizo rero wavuye hano mbikubwiye sibyo ngiyewe nta kintu n'iki na kimwe nkeneye kuri mukobwa nari nkeneye video yafatiye muri telefone yiwe ndi kumena amavuta imbere y'icyumba cyawe kane uri busohoke ukagwa hasi so rero na papa wanjye araza awumenekeramo urumva nayo nkeneye ko ari umeneka so iyo video ntago papa wanjye yayibona urumva ngo namara kuyibona areke kuntumura muri inzira muzi ko nameze nk'abasazi
so that's why rero njye nta yindi mpamvu pe udakomeza no kunzana ibintu byinshi umbaza ibyo uriya mugore ese ko wababaye kuriya mukobwa wawe masheri wawe wasanze yambaye ubusa arabimbajije kandi agomba ese amubonye yambaye ubusa ntabwo namubonye ariko arabimbajije nimubwira ariko njye nabizi fata gutyo rero ko njye nta yaba atari kintu niba ntabizi wakabaye ubizi rero niba nawe utabizi nyine byanangiye bareva njye ibyo ntawe ukomeza no kubimbaza nzamura isukari ndakaza nshaka kukubaza nawe mbwira rero sasa ibanga wamisha ibanga wese nama tuvuge ko nta mabanga na makeya ugira ta njye ntabanga nigeze nkwisha ariko pe mbabarire barira no nari bagurika njye mu kazi utanyinisha udakina nanjye kandi nawe uranzi mbwira uretse ko numva ntanakubeshya ko ntabwo wigeze ubimbaza so ikintu numva n'abana narakubeshye ni akantu gatonya kari simple hagati nyine uretse ko wenda nakubeshye yuko muzehe Tom ari papa wanjye nta kindi muzehe